turakeneye kubona guterana ingabo mu bitugu. The US New Times n'abakunzi bayo n'abafasha bayo ko kuba nicaye hano for nothing, ariko reka mvugira abarani. Ni muzima wavutse muri guterwa inkunga hamwe n'Imana kandi byose byagezweho. Wenda nkiraho nabwira abantu bakurikiye The US New Times n'abandi badukurikira Richard Nyikinyenda hagiye kuza gukora igitaramo mu Rwanda. Urakoze cyane. Kwezi kwa 11. Please umva bizaba ari ibintu bidasanzwe. Abantu bamukumbuye nibyo kuko burya umuziki nta mati kugira. Umuziki niyo mpamvu bakubisemo umuziki umwana agira gutya. Yego. Buri muntu wese ahitamo message atanga, ariko sofa ntago abahanzi bacu nanone mujye mwibuka yuko niba umuntu ataririmba ubutumwa burimo data umwana n'umwuka wera ntuzamubyige. Araririmba cyitwa showbiz, agomba kuririmba ibicuruza. Muraho neza abantu bacu dukunda mu izina rya The US New Times. Uyu munsi turabakiriye aho tuganira n'abantu bafite impano, ubunararibonye n'uruhare rukomeye mu mibereho ya society. Uyu munsi turi kumwe n'umuhanzi, umunyabigwi Aline Gahongayire cyangwa se amwe bamuzi ku izina rya Dr. Alga. Umuntu umaze igihe asiga izina mu muziki nyarwanda ndetse n'uruhando mpuzamahanga. Tugiye kuganira ku rugendo rwe mu muziki, imbaraga z'umuziki mu kubaka amahoro n'uburyo abahanzi bashobora kugira uruhare mu guhangana n'ibibazo bikomeye byugarije urubyiruko uyu munsi wa none, harimo n'ihungabana. Turakwakiriye Aline Gahongayire. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Uyu munsi wa none watubwira uwo uri we, Aline Gahongayire ni muntu ki? Aline Gahongayire ni umunyarwandakazi ukunda Imana ndetse n'abantu. Nkaba nkora ibintu bitandukanye, ndi rwiyemezamirimo. Hanyuma rero nkaba ndi umukuru w'umuryango Ndi Neza Organization, CEO and founder. Yego. Hanyuma nkaba nkora ibiganiro bitandukanye nka Dr. Alga Show. Yego. Hanyuma nkaba naragiriwe ubuntu n'Imana ikantiza impano yo kuririmba. Nkaba ndi umuramyi, nkaba ndi umuririmbyi, nkaba nkora ibikorwa by'ubuhanzi, nandika indirimbo ndetse nkanaziririmba. Nigeze no kuba umukinnyi wa filime. So rero byibuze ndumva ari utwo nibuka. Nibyo rwose abantu bakuzi bamwe batangira no kujya bareba ibihangano byawe mu minsi yashize ya kera. Byibaza bakabasha kwibutsa kuko ntiwaherukaga ku itangazamakuru. Aya nibyo. Mbese Aline Gahongayire, iki cyahinduye uyu munsi wa none, cyaguhinduye uriwe uyu munsi wa none uhereye ku buzima bwawe bwa kera, uyu munsi wa none ukaba uri Aline Gahongayire uzwi ku ruhando mpuzamahanga, uzwi ku bihangano byiza, uzwi ku ijwi ryiza. Ni iki cyaguhinduye uriwe kugeza uyu munsi wa none? Mbere na mbere ni Imana kubera yuko twese turiho kubera Imana. Kandi burya umubyeyi ahava akagera yishimira ko umwana akura. Yego. Iyo ubyaye umwana agakura ni ishema. Ntekereza rero nuko n'Imana yaturemye ikadushyira ku isi, ikagira ikitubitsa, ikatubitsa impano zitandukanye, sijye nyine n'abandi bari hano hanze. Hari abo Imana yahaye gukina umupira, hari abo Imana yahaye gukamera, hari abo Imana yahaye itangazamakuru. Ntago dukura nk'isabuni, ahubwo tugenda dukura, tuva mu bwiza tujya mu bundi. Rero nibyo rwose. Ntago ibintu byose naba ngezeho n'ubuntu bw'Umukiza ndetse naho ngana n'Imana kuko niyo nahaye byose byanjye. Habamo nyine discipline mu byo duhabwa kugira ngo uva ahangaho ugera ahandi. Imana yemereye yuko izina ry'abo bantu 10 barimenya, 20 barimenya. Amen. Nuko ikugirira icyizere kugira ngo mukomezanye. Rero bisaba kubikipinga, bisaba discipline, bisaba ibintu byinshi bitandukanye, ariko muri makeya ni Imana. Amen. Urakoze cyane. Mbese Imana uyu munsi wa none
yakoze imirimo ikomeye kuri Aline Gahongayire kandi n'umuntu wese yabyifuza kubona urwego umuntu akura azamuka ajya ku rundi imirimo y'Imana irigaragaza. Ariko se hari umuntu cyangwa se ikintu runaka cyaba cyaraguhaye inspiration yo kwinjira mu muziki wawe nk'impano abantu benshi bakunda? Yeah, of course. Nyine nkuko nabikubwiye. Still, my biggest inspiration ni Imana. Kuko Imana ni iki? Imana ntabwo kuri jyewe Imana ari imagination. Imana nyibona muri wowe, Imana nkayibona mu bihe. Imana ni byose. Yego. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwanjye bushingiye ku Mana na inspiration nyishingiye ku Mana. Kandi iyo Mana iyiguhamagaye irizerwa. Ukayizera irizerwa. Ariko kugira ngo ibyo byose bigende bigerwaho n'ibyo bintu nakubwiye, haraba Imana ishyira iruhande rwawe. Uyu munsi kugira ngo mbe ndi Aline ushobora gukora ibitaramo mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu, first of all nuko mfite support y'igihugu cyanjye ari cy'u Rwanda. Byiza cyane. Kuko aho ngaho niho mfitiye ryajwi, aho ngaho niho ndirimbira, aho ngaho niho ntumira abantu muze ndirimbe bakaza. First of all ntekereza yuko Imana yampaye igihugu nishimira. Hanyuma support yindi rero ni management team yanjye tumaranye imyaka myinshi cyane. Mbese uyu munsi wa none nk'umuntu nyarwanda cyangwa se mu bihugu by'amahanga isi yose, kuko ikinyamakuru cyacu The US New Times ni ikinyamakuru kiri global, umuntu utari wakumenya uyu munsi wa none, mbese ni ikihe kintu kimwe wifuza ko akumenya uyu munsi wa none? Ni imirimo y'Imana muri jye. Kuko njyewe Aline nzarangira, igihe cyanjye iherezo ryanjye rizagera. Ariko imirimo Imana yakoze muri jyewe, burya tujya tubona iyi ngiyi ikoze uyu munsi ugategereza ko ari umurimo. Ariko Imana ikugirira icyizere ikagushyira ku isi. Ni iki wasize ku isi? Ni iki wasize imusozi? Bivuze ngo ngarutse muri kariyeri yanjye nubwo utamenya, ariko indirimbo Imana yemeye ko ndirimba izahure nawe mu bihe uzaba urimo gucamo ibyo ari byo byose, uhure n'Imana muri iyo ndirimbo. Niho appointment yanjye nawe nifuza ko yagera. Byiza cyane rwose. Aline, watubwira ni ryari waba waratangiye umuziki wibuka igihe waba waratangiye gukora umuziki? Mbese igihe wawutangiraga ni izihe nzitizi waba warahuye nazo kugira ngo uyu munsi wa none urubyiruko rwifuza gutera intambwe nk'iyanyu rugana mu guhanga ibihangano, yewe ibihangano biri ku rwego uyu munsi nanone nakwita ko ari mpuzamahanga, ni izihe nzitizi waba warahuye nazo, ariko ukatubwira itangiriro ryawe ni irihe? Urakoze cyane. First of all, itangiriro ryanjye ryari rito. Nahereye muri ni nyogokuru wanjye wanyigishije kuririmba. Hanyuma nkaririmba nkanabyina, ariko nza guhabwa n'Imana impano y'agakiza, njya muri kwaya Azafu. Yego. So Azafu iranyigisha, banyigisha uburyo baririmba, uburyo bafata microphone, ntigira gusenga, ntigira gusaba, Imana ingirira neza. Ariko naje gutangira kariyeri solo mu 2008, aho bitari byoroshye. Yego. Ariko byari bikwiriye. Nahuyemo n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko ndashima Imana yuko ninjiyemo ntazi. Iyo nza kwinjiramo nzi nari kwirwanirira, ariko naritabye. Maze kwitaba rero nagendeye ku ijambo rivuga ngo hagarara nkurwanirire. Ngiye nakoraga icyo ngomba gukora, Imana ikandwanirira. Bivuze ngo nta kintu na kimwe cyahungabanya umugambi w'Imana kuri jye. Gishobora kuza gishaka guhungabanya Aline, ariko wampamagaye akambitsa impano arakomeye kurusha ibyo ashaka kundwanya. Rero niyo mpamvu uvuga ngo nta challenge zose nahuye nazo. Watubwira nko muri make kugira ngo wenda urubyiruko ruguteze amatwi n'isi muri rusange bavuga ati njye nageze mu muziki nanjye izi challenge zituma muvamo? Yeah, of course ni nyinshi, ariko navuga wenda nk'izo kumenyekana utabyiteguye. Yego. Ugasanga nyine abantu barakuzi, kandi ukuntu abantu bakuzi uko bashaka, ntabwo bakuzi ukuri. Buri muntu wese akagufataho ijambo, buri muntu wese akakugiraho opinion, buri muntu wese, noneho ugasanga ntubayeho ubuzima nk'ubwo wakagombye kubaho.
wari uri kutubwira ku nzitizi wahugiye uhura nazo mu gutangira umuziki wawe uyu munsi wa none urubyiruko rukaba rugendana narwo ruhura n'izo nzitizi. Ese ni izihe nzitizi watubwira wahuye nazo mu gutangira urugendo rwawe rw'umuziki? Nihe nama urubyiruko rwakungukiramo kugira ngo rwe gucika intege uyu munsi wa none rukomeze narwo rukore cyane kugira ngo ruzagira intambwe rutera mu guhanga? Ikintu cya mbere mu buhanzi ugomba kumenya yuko nuko iteka ryose uzitegura igura na challenge. Ni umucuruzi wese wemeje kujya muri business aba yiyemeje guhomba. So ntabwo wakwinjira muri business utiteguye guhomba cyangwa utinya igihombo kuko uhura nacyo uko byagenda kose. So n'abahanzi rero cyangwa se abo bose hari challenge bahura nazo. Sorry bishwe ntabwo rimeze neza. Hari ibintu bahura nabyo byinshi. Wowe witeguye yuko ugiye guhura n'ibintu bitandukanye. Hari social media utarabimenyere, hari media iri hanze aha. Ushobora kubyuka mu gitondo wowe turi kuganira uyu munsi twaganiriye nakubwiye ibyo nkubwira. Ejo wawe uciye kuri kamera wenyine ukabisobanura uko ntabivuze. Ibyo rero bica abantu benshi intege cyane cyane nk'abadamu igitsina gore bafite impano. Nimenyekana nkamera nk'agahongayire koko bakamvuga bagakora iki nzabishobora. Ariko uzabishobora kuko icyo uhetse ni kinini cyane ugomba kukibyara kandi ukakibyaza umusaruro. So ku rubyiruko rero rw'uyu munsi ni uko ikibazo hari abamenyekana ni byiza kubera impano zabo ariko hari n'abashaka kumenyekana mu buryo bubi. Ntabwo twabyirengagiza ukabona umuntu agiye hariya ari ku isi ari gutukana. Umuntu agahagarara hariya ari ku isi ari gutuka igihugu cyamubyaye, igihugu cyamuhetse, ari gusebya ahantu yavutse, ahantu hari abantu be bashyinguwe. Buri kintu cya mbere cyubahwa tureke n'abayobozi. Burya wifashe ugatuka umuyobozi w'igihugu wowe wituka. Nibyo rwose. Kuko ikintu cya mbere icyo naba cyo cyose, naba umunyamerika, naba umukanada, naba umubirigi, naba umuki, naba umufaransa, ntabwo binyibagiza identite yanjye ndi umunyarwandakazi. Rwanda is in me. Ni ukuvuga ngo ikindi cyose nashaka ni double nationality ariko hari icyo cyasanze ndicyo. Icyo cyasanze ndicyo rero. Iyo ntangiye kukihakana kubera social media platforms, iyo ntangiye kwicara hano nkumva ko natukana, nkumva ko nakweexpose intege nke z'abandi, ibyo ni ibintu bimwe na bimwe bigenda bigonga urubyiruko. Ugasanga hari abashaka kumenyekana. Niba ushaka kumenyekana uzabyihanganira kandi uzabicamo neza kuko ufite icyuzi. Ariko n'abandi bashaka kumenyekana kubera ko bakoze ibintu bibi, ni bibi nyine ntabwo ari byiza. Ugomba kubireka bagategereza inyenyeri yabo ikakira ahandi hantu kandi ikaka mu buryo bwiza. Nibyo rwose. Ari nawe bihinduka ibyaha. Uri munsi wa none RIB turayibona ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga cyangwa se mu gutera imbere k'urubyiruko mu bijyanye no kumenyekana. Uyu munsi wa none bisigaye bihinduka ibyaha cyane. Urubyiruko ugasanga rurishora mu byaha bamwe ntibanabimenye. Impamvu batabimenya ni uko hari ikintu nanone tutakwirengagiza ngo uyu munsi nicare kuri kamera mvuge ngo nciye urubanza. Ntabwo naca urubanza kubera iki? Kubera ko nanone jye wibuka yuko depression is real. Hari ibyaha njye mbona bitajyanwa muri RIB ahubwo hari ibyaha mbona byajyanwa muri rehab. Nibyo rwose. Sibyo kuko ntabwo wenda tuvuge yuko niba nabuze uwo mbwira, ntabwo twese dufite kwihangana kumwe. Hari umuntu ushobora kuba dukurikiranye uyu munsi si muri Amerika gusa, ni mu Rwanda n'ahandi hose, akavuga ati ngewe nta kazi narize, wenda nta kazi, nta bushobozi, nta mwene wacu supporting, ikintu cyose muze biranga. So n'utwo nari nsigaye n'utwo nari mbonye reka nyobye ubwenge. Ntabwo nshyigikiye ibiyobyabwenge. Yego. Ariko hari uw'ubwonko butegeka gutyo. Kubera iki? Kubera ko yageze imbere buri umuntu. Yabuze umubyeyi abwira ngiye nkunda Bikira Mariya. Yego. Bikira Mariya bamuturaga ibibazo akavuga ngo Bikira Mariya udusabe. Niyo mpamvu ubona abamama benshi bakunda Bikira Mariya bumva yabasabira vuba biri direct. Kuko Bikira Mariya ni umunyempuhwe. Isi y'uyu munsi biza umubyeyi w'impuhwe. Urajya church urajya kubabwira uti wenda ntwayinda bati bagushyira hariya. Church umwana aragira atya yashyiraho dread bati shitana mugiyemo. Donc urubyiruko rukaburaho kwisanzura. Barisanzura gute? Najya kwisanzura hahandi bamuha ubwisanzura asanga abandi bajama byanze. Agati man wowe fataho gake
atangire gutyo yigendere muri iryo dini, donc yigendere muri iyo team, reka mbivuge gutyo. Nagera kuri social media azatangira kuvuga bya bindi atekereza kandi adashaka kwinjiramo. Burya depression iza cyane iyo udashaka kwinjira mu bibazo byawe, kwa ko haranuka cyangwa ntago habona. Yego. Noneho ukagenda umeze nk'umuntu uri gukwepa. Ariko habayeho abantu badukurikiye wenda, habayeho center yitwa Peace Center, Love Center, nibyo rwose, Care Center, itari kuvuga ngo umuntu, kuko umuntu nyine ubu ngubu nkubwiye ngo uri umusazi warakara, sibyo? Nibyo kandi uri umusazi, nanjye genda umusazi. Buri muntu wese hari akantu katameze, kuko iyo biza kuba biringaniye ntago twamera nk'icyuma gityazanye, ariko hari akantu ntabonye wowe wabonye, hari ako wasigarijwe kugira ngo tugahuze tubashe kubaka ikintu kizima. Rero nkumva yuko kuri jyewe, instead of taking this young generation muri RIB, sometimes take them somewhere, ubanze ubumve, yego, ubahe warning, ubereke ibikwiye, n'ibyanga uzabashyire mu mapingu, kuko ushobora gushyira amapingu ahantu ntuyashyire mu mutwe, ntihagire igihinduka mu bitekerezo bitewe n'impamvu y'ikibazo. bitewe n'impamvu. So noneho koko social media ari ahantu nyine twabonye, nyine ni ahantu twabonye twisanzura cyane cyane ko mu Rwanda bateza imbere ikoranabuhanga. Internet uyu munsi none iragura amafaranga make. It's all over the world, like ku isi hose. Uyu munsi communication is easy. Uricara washaka relationship ukavuga uti ndajya kuri isi, tukabonye umuntu, uricara habera ibintu byinshi bitandukanye. Ariko plus agenda habera ibintu byinshi bitandukanye, niho ibisazi by'abantu benshi biri kwigaragariza sasa. Niho bari hari nk'igihe njya mbona nk'umuntu ari gutukana, njye ntago imbabazwa n'umuntu ntuka, sinshobora kubabazwa n'umuntu wanuka, kubera yuko nibyo afite, umuntu atanga icyo afite, nawe aba yakira ibitutsi byinshi. Ntago igiti cy'indimu cyakwera ironje, ntibishoboka. Utanga icyo ufite. Rero ubona umuntu ari gutukana cyangwa ukabona ari gukora ibintu tubona ko ari ibyo afite, how it's up to you, urabyakira cyangwa ntubyakira. Uyu munsi simvugisha uwicaye hano nicaye, ahubwo ndavugisha uri wicaye ari kutureba. Ni gute wakira amakuru ubasha kubona caho, kuko ibyo wakira bizakwica, bizaguhindura. So icyo tugomba gukora ni ugusenga. Just murakoze cyane. Uyu munsi wa none ujya gutangira umuziki, hari abandi bantu nakwita ibyamamare cyangwa se mu bijyanye no guhanga wasanze mu muziki. Mbese hari umuntu uzi waba warazamukiyeho akaba yarakubereye nk'urugero, cyangwa se akaba yarazamuye nk'impano yawe mu bijyanye n'umuziki? Turacyari kuvuga ku muziki. Okay. So barahari benshi nshima. First of all, nkuko mbikubwira, nshima korali Zafu yo muri Zion Temple, Apostle Paul Gitwaza. Hariyo korali nafashijwe n'abashumba bariyo, Pastor Muya, abitwa ba Barnabas n'abandi bose, kuko buri muntu wese agira itangiriro. Kugira ngo mbashe kubimenya, base yanjye iri muri korali Zafu. Bishimira Imana kwemeye kunyura aho hantu. Ariko hari aba legend ntashobora kwirengagiza muri iki gihugu, ngomba icyubahiro forever and ever. Harimo Bishop Aime Wimana, harimo Gabi Kamanzi, harimo Alexis Dusabe, harimo Richard Nick Ngendahayo. Abo ni abantu nasanze umva banyakirana ubwuzu. Harimo Barnabas Manyaga. Ni abantu nyine nasanze mu kibanza n'uwitwa Giba Dibanga. Nibyo, ntabwo akiririmba cyane, ariko ni abantu nyine tubita ngo ni abasaza ba hambere. Donc abo ni abantu nyine wasangaga ntibakwigizeyo, cyangwa se ukagerageza ukagira gutya. Ndabyibuka konseri yanjye ya mbere, Richard Nick Ngendahayo yari yicaye imbere, arangije aravuga ngo kwa katoto wa akabe ba Amerika. Nibyo rwose, kumva umuntu w'umu legend akwemeye gutyo, biguha imbaraga. You feel so blessed. So rero kandi kuva uwo munsi, kera nyine nawe urabyumva ndakana, kuva uwo munsi kugeza uyu munsi
Richard aracyankurikirana, byiza Richard cyane aracyansapotinga, nakora ibitaramo hano nabikora hanze aransapotinga. So rero abo ni abantu nubaha cyane byiza with rwose. all my heart. ngira ngo uyu munsi wa none niba bagukurikiranye kuri The US New Times baraza kukubona yuko ukibazirikana nk'abantu bakugiriye umumaro. Yeah. kandi uyu munsi wa none tukaba tubona yuko hari Aline muzima wavutse muri guterwa inkunga hamwe n'Imana kandi byose byagezweho. Wenda nkiraho nabwira abantu bakurikiye The US New Times n'abandi badukurikira Richard Nick Ngendahayo agiye kuza gukora igitaramo mu Rwanda. Urakoze cyane. Kwezi kwa 11. Please umva bizaba ari ibintu bidasanzwe. Abantu bamukumbuye muzabure. Nibyo rwose. Ni umusitari abatamuzi aba muri Amerika. Exactly. Yego kuri uyu munsi wa none asigaye atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kuba zaza ayo mahirwe tuyagize bwa mbere yuko kuri The US New Times babashije kudushishikariza kuzitabira icyo gitaramo. Ndifuriza n'abadukurikirana n'abakunzi bacu kuzitabira hanyuma bakareba ibihangano bye byaduhishiye. Murakoze cyane. Hanyuma uyu munsi wa none umaze kutubwira iby'urubyiruko rucamo, inzitizi rugira nuko wahanganye nazo. Uyu munsi wa none ukaba ari urugero rwiza by'uko nubwo wabinyuzemo ariko uyu munsi wa none Imana iracyakurinze, uracyari Aline kandi uzarushaho kuba Aline Imana ikwifuzamo. Ese tubwire nko mu gikorwa cy'umuziki wumva wateye intambwe ikomeye uyu munsi wa none ukaba wishimira, ukavuga ati iki gikorwa naba narakoze, warateye inkunga n'abantu n'Imana kuko ari ikomeye niyo tubanza mbere na mbere. Uyu munsi wa none ni iki gikorwa wishimira wumva wateye intambwe bati iki gikorwa ndishimira ko rwose nageze kuri no target? Ni byinshi. First of all, kuba Imana yanshoboza kuririmba indirimbo bikaba ubuhamya bw'abantu benshi cyangwa se bikaba gukira kw'abantu benshi, ibyo biranejeje. Hanyuma rero muri kariyeri y'umuziki ni byinshi Imana yangejejeho. Byafashije kubaka ibintu byinshi bitandukanye hamwe na support y'abantu batandukanye. Ubu nubwo ndi hano ariko ndacyari muri Tour d'Europe, donc ndi muri tour ya Europe tour. Yego. Turakeneye kubona guterana ingabo The US New Times n'abakunzi bayo n'abafasha bayo ko kuba nicaye hano for nothing, ariko reka mvugira abaramyi. Kubona mwakoze igitaramo cya Meddy, kwago The US New Times twakoze igitaramo cya Meddy muri Amerika kinini, apana muri church, apana mu gasare, mu kisare, muri arena, mugahaguruka mugasensibiliza abazungu mukavuga muti mutabonye Meddy byaba bibarangiranye. Mwarangiza mugafata mukavuga muti Meddy tugiye guhamagara natwe umuhanzi mu Rwanda, Israel Mbonyi aze twerekana uburyo abasore b'Abanyarwanda bazi kuramya Imana. Kiza cyane. This is what we need, this is what we want. Ntabwo dukeneye n'ukuri kandi byaba byiza kandi byashoboka, ariko umuntu arahagurutse afashe gitari kubera ko ahinduye agafata n'injyana ya Meddy ni yindi yahinduye message, yavuye mu butumwa bw'isi ajya mu butumwa bw'Imana. Meddy, I salute you and I love you and I respect you, man. So abantu bose rero mumukunde, yego mumukunde bibe byiza kurushaho. Kiza cyane. Murakoze cyane. Ubutumwa utanze mu by'ukuri The US New Times n'abakunzi bayo ndetse n'abayobozi muri rusange, ntekereza ko icyo kintu ni ubutumwa bwiza kandi buri wese yashyigikira, kuko niba koko ubona yuko uyu munsi wa none abahanzi arahinduye injyana ku mpamvu ze bwite cyangwa se dutekereza ko ari n'impamvu wenda z'umwuka wera wanamuyoboye, nk'abantu b'abakristo bizera Imana, nk'ikinyamakuru cyacu twizera ko Imana iyobora abantu. Kandi uyu munsi wa none turabona abahanzi batari mu njyana za gospel ariko baririmba injyana z'isi. Ese ubutumwa batanga uyu munsi wa none, hari nk'abashishikariza urubyiruko kunywa inzoga cyangwa se bakagaragaza ibyiza byo kujya mu kwiyandarika, uyu munsi wa none byo ntibyabikurura urubyiruko mu kujya kwiyandarika bikabakurura n'iryo hungabana uyu munsi wa none rigaragara mu rubyiruko? Wenda abo ntabo nzi, abo ari kuvuga bashishikariza abantu mu kujya mu bibi ntabo nzi, kuko burya umuziki nta matiku ugira. Umuziki niyo mpamvu bakubisemo umuziki umwana agira gutya. Buri muntu wese ahitamo message atanga, ariko sofa ntago abahanzi bacu nanone mujye mwibuka yuko niba umuntu ataririmba ubutumwa burimo data umwana n'umwuka wera ntuzamubyige.
araririmba cyitwa showbiz, agomba kuririmba ibicuruza. You get? nibyo So rero iyo aririmba ibicuruza, ba bacuruzi bahariya hanze bamubonyemo potential, baramushyigikira. Ahubwo wowe uri muri church, wabonye umwana acuranga inanga, umwuka warakazamuka, kuki utamumenamo kashi nawe? nibyo rwose. Ntabwo ari ikibazo cy'abahanzi, ni ikibazo cy'aba support Imana yashyize hariya, kuko ibyo rero byose Imana yagiriye icyizere, wowe wicaye aha ngaha ugomba kunsapotinga kugira ngo ntagwa. Reka nivuge kuko wenda kuvuga bagenzi banjye ntabwo ari byiza, kugira ngo ntagwa, kugira ngo ntagire iryo rari, kugira ngo ntagire gutya. Kuko umuhanzi, umuntu wese wakomewe amashyi, bibiri 6 iraryoha, 6 iraryoha cyane ku buryo ikwibagiza n'izina ryawe. Niyo mpamvu benshi bagira za AKA. Rero ibyo byose ugomba kumenya uti isi yamaze kumubona imudevelope. Ibyo ntabwo kizaba ikibazo cy'umuhanzi, ahubwo kizaba ikibazo cyawe, wakoze iki kugira ngo uriya muntu agume muri uwo murongo wumvaga ko wari mwiza kuri wowe. Murakoze cyane. Uyu munsi wa none dufite abakunzi ba The US New Times bifuza hari abatanze ibibazo byabo, bifuza ko twabaza. Bavuze ati se mbese nk'u Rwanda rwakiriye irushanwa rikaba ryabereye mu Rwanda, nk'abakunzi ba The US New Times, cyane cyane ko ikinyamakuru cyacu kiratambutse irushanwa mu buryo buri live, dushishikariza n'abadukurikiye ko bakora subscribe ndetse bakabasha kwitabira kureba, kuko dutambutsaho irushanwa uko ritambuka umunsi ku munsi, turahababereye. Nicyo bababwira ku kijyanye uyu munsi n'irushanwa riri kubera mu Rwanda? Ni ishema, ni n'umugisha cyane, koze irushanwa ku isi hose. Sorry ntabwo njya mbikurikirana cyane, ariko numvishije ko ari irushanwa ribaye bwa mbere muri Afurika, noneho rigahita ribera mu mutima wa Afurika. Ubwo ndavuga nta handi, ndavuga mu Rwanda, ndavuga ahandi bita mu Rwanda, njye mpita mu rugo. Urumva rero ni ibintu biryoshye, ni ibintu bishimishije cyane. Rwanda we komeza utere imbere, nawe munyarwanda komeza urukunde, kuko nta n'ikindi kintu wabikoraho. So ni umugisha rero kubona amarushanwa nk'aya ngaya yaje mu Rwanda, n'andi naze, n'ibindi nibize, kuko nyine nitwe Imana yemeye kutuha umutima. So God bless Rwanda. Murakoze cyane. Turi gusoza, twagira ngo tuvuganije ku kijyanye n'inama twakomeje kugusaba ku kijyanye n'urubyiruko n'isi yose muri rusange. Turabizi neza ko mu buzima bwa muntu wese agira ibihacamo bimugora. Mu kijyanye na depression, waba warigeze nyura mu bihe bikugoye ukumva nta cyizere, cyangwa se ukumva ufite depression? Ibyo bihe waba warabivuyemo gute kugira ngo uyu munsi wa none urubyiruko rube rwagira icyo rukwigiraho? Urakoze cyane. Icyo kiganiro nzakiguha ubutaha, because depression ni ahantu umuntu yinjira ntabashe gusohokamo. Let's talk about the depression next time. Kuko n'umuntu wese udukurikiye n'iki, buri muntu wese abyuka ikintu cya mbere gikomanga ku buzima bwe, depression. Waba ufite amafaranga, waba utayafite, depression ni umuturanyi wawe wa hafi. Ahubwo ni gutubanira depression ikagera ikabura intege muri wowe. Ibyo nibyo tugomba kuganira. But no, today I'm sick, ndabasaba n'imbabazi, my voice nta kibazo, turabashimiye cyane. Ntabwo meze neza mu mubiri, ariko ntabwo biri bukomeze, I will be fine soon, tuzabiganiraho. Murakoze cyane, turabashimiye kuba mwabashije kwitabira ubutumire bwacu kuri The US New Times, kandi tunabararikira ko ubutaha nitubahamagara twishimiye kuzongera kubakira. Nanashimira abadukurikiranye, murakoze cyane kudukurikira. Ikiganiro cyacu uyu munsi kibanze ku buzima, ubuhanzi n'ubutumwa bwo kubaka sosiyete. Aline Gahongayire, turagushimiye cyane kuba wafatanyije natwe uyu munsi, kandi ku bitekerezo byiza basangije urubyiruko n'abakunzi b'umuziki muri rusange. Turi kumwe, kandi Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Murakoze, turabashishikariza komeza kudukurikira. Ibiganiro byacu nakagaruka kuri The US New Times. Murakoze, murakagira Imana.